Niba uri umu YouTube creator hari ibintu by'ingenzi utari uzi. Wari uzi uko thumbnail ishobora kukuzanira subscribe, views ndetse n'ibindi? Twagiye. Tuvuga ngo tugiye kuganira ku bintu bitanu bishobora kongera views, subscribe bishingiye kuri thumbnail. Hari abantu benshi bakora YouTube ariko ugasanga ntago bibanda kuri thumbnail. Ndetse thumbnail bakifata nk'aho ari ikintu kidasobanutse cyangwa se kitatanga views. Nimba uri umu YouTube creator mushyashya ugomba kwita kuri iki kintu. Thumbnail, title, nk'uko twabivuze kuri video yaherutse, twabwiye yuko title ndetse n'ibyo ukora bishobora gutuma YouTube yawe growing up cyangwa se ikura. Uyu munsi rero twari twateguye kuvuga kuri thumbnail, kimwe muri mu bice twababwiye tuzaganiraho. Ubutaha tuzababwira icyo tuzavugaho. Nimba ugeze ahangaha bushyashya, kora subscribe, share and like. Nimba usanzwe uri inshuti yacu, kora share and like, hanyuma andika muri comment icyo tuzavugaho muri video itaha. Tugiye kureba rero ibintu bitanu biranga thumbnail kugira ngo ugire YouTube channel ikurura abantu ndetse wongere views ndetse n'aba subscribe. Icyambere, kuri thumbnail yawe ugomba gushyiraho ifoto ifite ibisobanuro. Iyo mvuze ifoto ifite ibisobanuro, ugomba kwirinda ifoto ifite amajwi adasa n'iki nayo video wakoze. Uvuga ngo nimba ushyizeho ifoto kuri thumbnail igomba kugaragaza emotion za video yawe. Tuvuge wenda urugero, harimo abantu bavuga ngo bajya gukora thumbnail zabo bakareka YouTube igabahitiramo thumbnail. Biriya nubwo bwose twabonye yuko YouTube yashyizeho uburyo bushyashya bwo guhitamo thumbnail 3, ntago ari bwiza ko iyo YouTube igeneratinze thumbnail ireba ifite quality ndetse n'ibisabwa muri 3, ariko ntago ihitamo. Urugero, nimba bahaye thumbnail wabahaye video, iyo video niyo bafataho thumbnail, ariko iyo thumbnail ntago ifite color wifuza, nta nubwo ifite ibiranga video yawe wifuza. Ahubwo icyo ukora ni iki? Ugomba gucreatinga thumbnail yawe. Nimba waracikanwe na video yo gukora thumbnail, ushobora gukora thumbnail ukoresheje Canvas cyangwa se ugakoresha izindi application. Nimba mufite ikibazo cyo gukora thumbnail, wanyandikira kuri YouTube comments, then nkazaza ngusobanura ukuntu wakora thumbnail. Uburyo bwa kabiri bwo gukoresha thumbnail kugira ngo ikurure abakiriya cyangwa se ikurure aba subscribe, aba views n'ibindi, ugomba gukoresha amabara akurura amaso y'abakureba. Mujye mubona kuri video za YouTube ukabona hari video bapostinze ukabona ntago wayirenga. Urugero, ugasanga thumbnail wenda y'iyo video iri mu ibara ry'icyatsi, ibara ry'umuhondo, ugasanga iri mu ibara ry'umutuku. Ayo mabara uko nyavuze akurura abayireba cyane. Uvuga ngo nimba uscrollinze ukagera ku ma video agera mu 10 yose, ugenda usliding ugeze kuri video ifite thumbnail y'ibara ry'umuhondo cyangwa se ubururu, icyatsi ndetse n'umutuku, akenshi ntago wapfa kuyirenga. Ubwo kamwe mu biranga thumbnail ni ako twahereyeho ka mbere, no gushyiraho video, no gushyiraho ifoto ifite ibisobanuro bigaragaza video. Uvuga ngo ni ugusobanura video muri make ukoresheje ifoto. Hanyuma point ya kabiri ni ugukoresha ibara rikurura abantu barebe iyo video, harimo umutuku, umuhondo, icyatsi ndetse n'ubururu. Ushatse wakoresha ubururu, icyatsi, umuhondo ndetse n'umutuku. Ugomba kwirinda rero ibara rya grey cyangwa se thumbnail zisa n'izijimye kuko ntago bikurura abakiriya. Uburyo bwa gatatu, ubwo n'uburyo bwa kabiri bujyanye n'ibara. Uburyo bwa gatatu, andikaho amagambo make kandi akomeye. Uvuga ngo tuvuze ngo andika amagambo make akomeye, ushobora kwandika amagambo kuri thumbnail asobanura ibintu biri mu video kandi mu buryo bw'incamake, utanditse interuro ndende. Uvuga ngo iyo bakubwira kwandika amagambo make, ugomba kwandika amagambo atarenze 3 cyangwa 5 kugira ngo gusobanura iyo video. Urugero, ushobora kwandika ngo se mbese ibi ntuzabyemera, cyangwa se ese ibi wari ubizi ko byabaho, bitewe n'ifoto washyizeho n'amagambo ushyizeho. Umuntu akibaza se
ibi nari mbizi, nimba wenda n'umuntu uri gucurika umutwe mu mazi, ese ibi koko byo gucurika umutwe mu mazi nari mbizi? Umuntu akibaza ibyabaye akajya kureba kuri video yawe. Icya kane, isura y'umuntu uri kugaragaza emotion, cyangwa se isura y'umuntu uri kugaragaza ibyabaye aho ngaho. Nimba wenda ari video zawe zisetsa, ugomba kugaragaza isura y'umuntu uri guseka watangaye, kugira ngo umuntu uri kureba iyo video yawe amenye se niki cyabaye. Ugomba kugaragaza emotion ndetse n'ibiri kuba muri iyo video yawe. Icya gatanu nacyo cya nyuma ni ibikoresho ukoresha. Ni ukuvuga ngo YouTube channel yawe ugomba kuyishyigikira ukoresha tools ziri artificial. Ni ukuvuga ngo ugomba gukoresha artificial intelligence tools. Hari ibikoresho byinshi AI yatuzaniye kugira ngo tubashe kugeneratinga thumbnail. Ushobora no kwandika muri ChatGPT ukagaragaza video wakoze, title yayo, ndetse ukababaza thumbnail, bagahita bageneratinga thumbnail bitewe n'ibitekerezo wabahaye. Ushobora gukoresha Canvas ndetse n'ibindi bikoresho kugira ngo generating thumbnail yawe. So rero twarangira tubabwira ngo mugire ibihe byiza, turabakunda. Hanyuma ufite igitekerezo cyangwa se ikibazo, wakandika muri comment. Ni Jado Synet Media, turi kumwe. Ciao ciao, naho video itaha.